ntabwo twavuga ngo Tshisekedi ibyo avuga tubifate nkaho ari iki ariko kuri none se credibility ya Tshisekedi ni iyi ntayo wowe urabihakana ushingiye kuki ndabihakana nshingiye kuvuga ngo niba u Rwanda se rumusabye agahenge kandi yarutsinze yaruhaye conditions ahubwo kuki yemeye ibyo u Rwanda rumusaba kandi avuga ko rwamuteye ibyo ni ikintu common sense ni murasa ba UN mukabica n'urugero cyangwa mukabafata amateka muzamurwanye n'isi yose hagati aho intambara ikagenda buhoro ya progress mwari mufite n'umuvuduko mwariho ugahagarara mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo hamagara abahanga bakudepane aho kuyiha rupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks yaba ya motera ya boate na ya feri atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro bayoze igataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Pastor Peter Musisi nk'ibisanzwe buri wa gatatu tuganira ku kiganiro kirebana n'ubuhanuzi na politike. Pastor uraho neza? Yewe ndashima Imana. Urusengero rwawe ntabwo bararufunga? Njyewe ntabwo twebwe turi cyo twita academic center turigisha ntabwo ari iby'insengero. Usibye ko tutishifuza yuko insengero zifungwa ariko ni ibintu birebire ubwo umuntu arabisobanura. Hamaze gufungwa izigera hafi ku 8,000 2700 ni bisanzwe cyangwa hari undi mugambo ubyihisha inyuma? No iyi ni programme ntabwo ari programme wenda abantu ikibazo nuko ibintu tubirebera ku rwego rwo hasi ibera ku isi byose cyane cyane bireba inyoko muntu haba muri zino ntambara haba mu by'iyobokamana haba mu by'ubukungu n'imibereho y'abantu igenda ihindagurika mu buryo butunguranye byose n'ibijyanye no gusohora k'ubuhanuzi. Niyo mpamvu tutabifata nka ni ibintu biba bidasanzwe ariko no gusohora k'ubuhanuzi. Ubuhanuzi iyo busohoye habaho ibintu bigenda bihinduka ntabwo tubireba muri context gusa iyo tworoheje mu rusengero bazifunze cyangwa ibindi. Ni iki kibyihishe inyuma? Ntabwo ari ikintu kibyihishe inyuma, ni ugusohora k'ubuhanuzi. Bikubereye urujijo. Ariko abafunga insengero bo basobanura impamvu. Izo mpamvu nizo ziri muri ubwo buhanuzi uvuga? Basobanura impamvu. Ariko ni ibintu byose biri kwisibira n'uruvangavange kandi umuntu ashobora gushaka impamvu y'ikintu cyose kikabaho. Gusa twemera yuko hari insengero cyitwibokamana rya Kristo
ryamaze kwijirwamo n'imyuka mibi. Iyo myuka mibi ituma itorero cyangwa iyobokamana rishingiye ku bukristo ku isi hose ritagira umucyo wa Kristo. So umucyo wa Kristo ariwo twakabaye tugaragaza bikabura. So Satani rero n'umuhanga yabanje kwijira mu nsengero cyangwa mu iyobokamana rya gikristo. Icyo bita iyobokamana rya gikristo riva ku murongo w'ubutumwa bwiza ryagambiriye kwigisha, rijya mu bintu bitari ngombwa. Noneho ibyo bigatuma n'abarirega cyangwa n'abarigaya babona aho bahagarara barigaya. None se bavuga bati abantu baragenda bakagikanyarira mu ahantu h'amanegeka cyangwa bakagenda bakajya mu butayu, bya bindi nawe ureba twese tugaya kenshi tuvuga yuko ibyo natari byo, kandi dufite impamvu kandi twanabigaragaza. Ari natwe ubwacu twakabaye dukora umurimo wo guhugura iki itorero ry'Imana. Sibyo se? Itorero ry'Imana tuge twakabaye tuvuga tuti, kuko birababaje aho usanga abantu basanzwe batari abakristo, ndetse wenda bashobora kuba ari abakristo ku idini ariko batari abakristo mu by'ubugingo bwabo. Noneho ari bo wenda bafatira ubukristo ibyemezo. So ugasanga rero icyo kintu natwe tukakibaza, kuko institutions zose za professional zifite professional groupings zabo ntabwo bazifatira ibyemezo. For example, you cannot go to the lawyers ngo bafatire ibyemezo, ntabwo wajya ku engineers ngo bafatire ibyemezo, ntabwo wajya ku teachers associations ngo wowe uzijyemo ubabwire uko bagomba kwigisha, kandi iyo ni profession yabo yihariye. Ntabwo ushobora kujya turebe n'ibindi, kuko these guys are supposed kwitwa yuko ari non-government organizations, bari abamadini. None wafatira uti ibyemezo kandi bavuga yuko bigenga. Ibyo impamvu bimeze bityo ntabwo ari ikibazo cy'abantu boroheje. Ibi ni party ni ruvuga ubuhanuzi buragenda busohora ku isi yose, kuko ibintu biragenda bizamba. Ubu dufite ibintu byinshi tugomba kuba tureba. Hari ibidukikije bavuga, hari ibibazo by'inzara, hari ibibazo by'ubukene, hari ibibazo by'indwara nk'izi z'ibyorezo. Twakaba iyo duhanga amaso muri kino gihe, kandi kuko birakomeye, ibibazo by'intambara zidukikije ku isi, ubukungu buri bugenda bugwa, ibibazo bya bita ngo ni debt burdens ku isi hose, ari ugasanga amadeni y'ibihugu, aho ugasanga mu mikino nk'iriya Olympic abantu bazanye ibintu byo kuramya Satani, abatinganyi barimo bagaragaye bari bakikije imeza y'igaburo rya Yesu. Is that necessary? Nose enjoyment iri muri biriya ni iyi, ariko they have a message. Bafite ubutumwa, bifite ubutumwa bitwereka, ariko abantu basanzwe ibyo ntibabyiteho. Pastor, ndatekereza ko waraye ukurikiye ikiganiro Tshisekedi yagiranye na Top Congo FM. Ushize ibi bintu twabivuzeho uri kuvuga uti ntabwo numva impamvu u Rwanda rujya kwicara harangura uvuga ibintu by'agahenge kandi rutarebwa n'ibiri kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi rero atahubwo ni u Rwanda rwanagasabye. None se Tshisekedi ibyo avuga twabihera tukavuga ngo ukuri. Tshisekedi is not reliable. Ntabwo twavuga Tshisekedi ibyo avuga tubifate nkaho ari iki ariko kuri. None se credibility ya Tshisekedi ni iyi? Ntayo. Wowe urabihakana ushingiye ku ki? Ndabihakana nshingiye kuvuga ngo niba u Rwanda se rumusabye agahenge kandi yarutsinze, yaruhaye conditions ahubwo kuko kiyemeye ibyo u Rwanda rumusaba kandi avuga ko rwamuteye. Ubone ibyo ni ikintu ni common sense. U Rwanda rwaraguteye, ni nko kumwanzu yaraguteye, ari mu nzu yawe. Ahubwo ngo reka noneho tugira agahenge ni muri saro yawe, ariko wowe uri mu cyumba wahungiye mu cyumba, reka tuganire. Kandi ufite ubushobozi bwo kwimurukana muri saro. No, you don't do that. Iyo ni common sense, that's simple logic. Ntabwo byo umuntu yabitaho umwanya ngo arabitekereza. Ariko yavugaga ko nyine rwanyuze mu Banyamerika, akubaha Amerika. Nawe yibasha Amerika rero ni ukuvuga ngo nawe nta butegetsi afite. Amerika yayo yashye yakaba yarayibwiye akayisaba ati no condition yanjye u Rwanda ni ruve
iruve mu gihugu cyanjye cyangwa n'urujye akashyiraho condition igaragara ntabwo ngo turahagaritse gusa ibyo ngibyo ni ibintu those are problems with African leaders cyangwa se abantu bari mu bihugu bitwa ngo ni mu nzira y'amajyambere bagenda bagira utuntu tuma ibintu byabo bisetsa gusa ntabwo biyaminiye bavuga ibintu kuko nabo ubwabo icyo bita mu giswahili ngo ni watumwa ni nk'abacakara ba system bababwira ngo mukore ibi muvuge ibi ugasanga ibyo yakabaye abwira abaturage bakeneye kumva ntabwo aribyo babwira ashaka kugira ngo ubwo porogaramu yabashije bari yipasa ni ikibazo gifite gikomeye cyane tugarutse rero nanone kuri kiriya kiganiro niho yavugiyemo ko Kabila ashaka kumuhirikira ubutegetsi aravuga ati Kabila niwe washinze AFC Alliance Fleuve Congo icyo ntabwo nagihakana ko Kabila ni umunyapolitike hari ibyo yavuganye na Tshisekedi aranamuhemukira niko mbyumva so Tshisekedi nawe iyo uhemutse umuntu nawe agomba kwiga ubundi buryo nawe yakwigaranzura so it's tit for tat ibyo niko bimeze erega naho yuko isi n'umwiryane gusa n'abantu rero bavuga ko barategeka ko byo tubataho n'umwanya nabo ntabwo bafite they have no real power nose bararwanira iki ku mucompano kandi igihugu gipfa abantu bashira babaye basize barejo twe turi abayobozi twagize amahirwe yo kuba abayobozi ariko dufite inshingano zo gukora ibyo tuyoborera apana bira byagatebe gatuki ukumva ko byaba ari byo yavuze byo kuba Kabila ashaka kumurika ku butegetsi ko Kabila kuva yava ku butegetsi ntaravuga na rimwe kuri ibi bibazo byo muri Kongo Kabila ni umugabo reserved ngira amagambo make kandi we ashobora kuba yararebye yari umuyobozi akomeye kujya mu itangazamakuru gatangira kuvuga ibintu wenda ashobora kuba byamutesha agaciro we nagakora akemera agaca mu bundi buryo kandi yuva yuko buri effective bwatuma na wa wundi wamuhemukiye nawe wenda byicuza ubwo buryo buheze bwo kujya kure nanga n'abari nango ngo bakajya gufatanya nawe mbese kujya muri force zindi abona zifite igisirikare zamufasha kuko instruments of state hari icyo twita instruments of state coercion ubona kuvuga inzego zitwa ngo zishinzwe umutekano mbese ziri armed zifite intwaro z'igihugu nizo abayobozi bakoresha kugera no gutegeka abantu ntabwo ari ubundi butwari so rero iyo cyarenginze abantu muri ubwo buryo wa wundi nyine ubaye nawe umbereye ikibazo kuko uramucyarenginga cyangwa uramuhiga ukoresheje cya kindi yitwaje nawe mu ntoki platform that nta kintu ari nacyo bari abazungu nyine badukorera areba yuko mwabunani bagashakira akagurupu ki bakagaha intwaro ngo kakurwanye kugira ngo bakumvise mukanya navuze ngo Kabila ni umuntu uri reserved uvuga make ku buryo bagutera mu rugo rimwe bakagutera kabiri bagashaka no kukwicira umugore ugakomeza ugaceceka ashobora kuba aceceka ariko afite ari kuri program yakora cyambere Kabila afitanye ashobora kutavuga nta Tshisekedi kuko Kabila n'umuntu wa kera aziranye n'abari abantu bategeka isi aho bango ni nabo banamuhaye iriya kiragiye cyose bashobora kuba banamutegura bamubwira ngo no igihe cyawe kizagaruka tugusubize ku ngoma nibavugana nabo nta mpamvu yo kujya kuvugana na Tshisekedi nyine urwego rwariho ashobora kuba kureba Tshisekedi ibyo akora akumva ahubwo Tshisekedi akaba akora turiya tuntu atagambi no kuba yakwica n'umugore we ariko muri kugira ngo attracting attention ye wenda Kabila mubwira ati my friend urashaka iki wenda ngamubwira ati bino tuganire turebe ukuntu twashyira wenda ngira icyo nko hari kundeke bene nk'ibyo birashoboka ariko uri akaba wenda amusuzugura ya pastor ibyo rero byabaye mu gihe n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agahenge kasabwe katubahirijwe ariko M23 yigaruriye Ishasha wa mpaka Ishasha kuri Uganda hafi ya Lake Rwicanzige ibi niyo sinzi ariko amakuru mfite nuko ngira ngo uyu munsi nta ntambara ihari ibyo numvise mu gitondo sinzi nabiri bukomeze kuko ntabwo ubundi guhagarika ceasefire kugira ngo ibe effective ahubwo bitwara igihe ugasanga na wa munsi murawurenza ariko hariho bwa bushake bishobora guhagarara
sinzi rero ibya ceasefire nabi bizakomeza cyangwa bizagira, ariko ceasefire bashobora kubahiriza nayo ubwayo yagomba kugeza igihe kitazwi, kuko bavugaga guhera ku itariki 4 z'uku kwezi kwa 8, ariko se kugeza ryari? No, tariki 4 indefinitely. Ese ahubwo ninde wayisabye, ninde wategetse? Ajya na Amerika niyo yabikoze? Ni ibyavuye mu biganiro hagati y'u Rwanda na Congo, byabereye i Rwanda muri Angola. Biriya bintu bifite amateka, bifite amateka avuga ngo Amerika ubwayo niyo yabanje gushyiraho ceasefire, iravuga ngo y'ibyumweru 2, ngo ariko binashobotse yakomeza. So birashoboka ko ari cyo bashaka kugarukaho, noneho ubwabo babirimo aribo nk'abo babyivugiye. Ariko biriya bintu nakubwiye yuko bijyanye n'icyo bita in philosophy, hari philosophy yitwa profiling. So profiling ni yiriya ku buryo abantu kugira ngo kugira ngo basenye ishyaka ribarimo n'ubutwari, bagenda bakora ibintu nka biriya, ugasanga ntimufite icyerekezo cy'ibyo mushaka gukora, ntimubigereho, kandi mutagishobora gusubira inyuma, kandi mwaratangiye ibintu muzwi, noneho kandi ugasanga mu Kinyarwanda ibyo bita kukujisha, ugasanga ntushobora gutera ibintu ushobora kugira. Usanga ari ikibazo. None se pastor, aka gahenge ko gasabwa kakavugwamo u Rwanda tunabigarutseho, Tshisekedi wakanavuga ati ni rwo rwagasabye, karumvikanisha iki? Akahe? Ako nyine gahenge ka hano mu burasirazuba bwa Kongo. Nakubwiye hariho filozofi ituruka mu bita ngo ni umuryango cyangwa ishami cyangwa n'ishami mu Kinyarwanda rya Illuminati ryitwa The Club of Rome. Bizo umushinga wo gutuma intambara zidindira, zigatesha umutwe abazirimo, kugira ngo hatabaho effective breakthrough, hatabaho uburyo bwo gutsinda cyangwa kubona igisubizo cyihutirwa kugira ngo intambara irangire. Bikaba nk'uko byagaragaraga ko, sinzi naba wowe, if you know military science, iyo bafata kuri abantu bagenda bafata igice bamaze gufata bari M23, nibo kimaze kungana nk'u Rwanda cyangwa kinaruta. Yego. Kurumva ifite umupaka wa Bunagana, Kitagoma no wa Ishasha. Uko genda kandi hariya operation barayikorera mu bice biri densely populated, ibice bifite abantu benshi muri Kongo, biri mu burasirazuba. Barabona recruitments, barabona mu by'ukuri baragenda bagira imbaraga, kuko bafata ahantu henshi niko babona nabinjira mu gisirikare, cyane cyane babandi burubyiruko badafite icyo bakora. So babugiye kubona n'uburyo buri organized, babandi bajyaga mu mitwe y'iterabwoba bakabashakisha mu buzima, n'abonye igisirikare cyemewe gifite imbaraga, gifite n'umurongo, kandi abantu bashobora kuba bishimira, kuko nabonye za Ishasha aho bagenda bagera abantu babyina bakanezerwa. Icyo gifite information, gifite message, gifite ubutumwa gitanga, haba ku rwego mpuzamahanga cyangwa n'ahandi. Bari ku rwego mpuzamahanga bashobora kuvuga ati no, bano bantu bagiye kubona ikintu gishobora kuba cyabafasha, kuko uko bagenda bagira imbaraga mu gihe gitoya, igihugu bashobora kukigarurira mu buhe buryo. Uwigaruriye Kivu, bakigarurira Ituri, hariyo umutwe nzi ubu ngubu ugenda ukomera witwa ngo ni Zaire, ukarinkinga naba none n'abari abepfo abanyamurenge n'iki n'abandi izo ni positive forces muri iriya struggle, bajya kubona bakabona noneho ni program badashobora kuba bahagarika, ikaba yatuma n'igihugu yahite gifashwe rero ntabwo biri mu nyungu zabo. Kongo itsinzwe ikagibwamo n'abantu bakomeye, kandi bafite umurongo wumvikanyweho, bariya batashobora kuzimya ku buryo bworoshye, kikaba ari ikibazo. Ikiza nuko babahagarika, ibyo bintu bikakomeza bikadindira. Iyo bidindiye nka kuriya, bituma babayinga time, bakiga ikindi bakora. Ese twakora icyo kugira ngo intambara ikomeze yo kurangira uko twabitekerezaga, kuko irangiye mu buryo buri pro people, mu buryo bwafasha abakongomani. Kuko buri abantu bose nta babajijiriwe kubera byo bagiye bahabwa, ntabwo bazi. Ariko iyo bakangutse bakavuga ati
cya kintu twatinyaga kumbe niyo cyadufasha. Ubwo rero abantu kubasubiza inyuma biragorana, cyane cyane igihugu nka Kongo kiragoranye, kuko Kongo igize abantu bakadazi bigishijwe neza, nubwo wakwica umwe undi yaba ahari, byaba rero byabagora. Nko kureba burya bishe Kabila Senior byaraboroheye kugira Kabila Senior kumwica, yaza kugira kadazi bandi batari nka uriya muhungu wenda bajya gukomeza muri uriya murongo we, kuko yari afite bya bitekerezo bya kera bya socialiste ariko bitagikora muri kino gihe upfutse kuko gihe cyabo cyararangiye, ariko byari ukuntu byasikanguraga abantu kandi bakibona mu kintu cyabarengera. Ubwo rero ntabwo byakunda. Pastor, ibi byabaye mu gihe MONUSCO nayo yemerewe noneho gufasha byeruye SADC, ko akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye karaye kayemereye rwose ko yafasha SADC mu buryo bweruye. Ariko reka nibyo nkubwira, biriya byose ni urucantege, bashobora kuyifasha n'ubundi bayifashaga, ariko iyo announcement ivuyemo niho kintu cyane kubwiraga byo babyita ngo ni time perspective and moral. Iyo ni uburyo bwo gucantege mu buryo bwa morali, demoralization program, ku buryo ucika intege wowe warwanaga kumva yuko igihugu kije kiguhagurukiye kigize gite. Ariko menye yuko ntago bavuga biriya nanone, kandi M23 nayo ifite abayishyigikiye birumvikana, kandi ntabwo ari abantu bafi nabo nabakomeye, ariko ibyo ni ugucanganyikisha abantu benshi, twego abantu bari mu region, abantu bumva ibyo bintu ugasanga biduteye umurongo no kuvuga yuko bari abantu bagiye nose izajya kurwana se, izajya nijya ku rugamba bazaba babaye abanzi nabo bazafatwa nk'abanzi, sibyo se? Bavuze ko ari ugusangira amakuru no guteza imbere imikoranire n'ubufasha bwa tekinike. Ibyo nibyo bakora nka bya bindi bavuga ngo bafatiye ntuzi ibihano, bayigungo kuyitera inkunga y'ibikoresho n'ibikorwa ibintu nk'ibyo. Bavuze ko ibikoresho. Ariko se ubwo se ntimwumva icyo kibazo, none se bari yaba na ngombwa ariko igahabwa umusada. Igahabwa umusada. Byaba ngombwa that is another way yo kudindiza intambara. Intambara ijemo UN, ijemo ikintu ni murasa ba UN mukabica n'urugero, cyangwa mukabafata amateka muzaba murwanye n'isi yose, hagati aho intambara ikagenda buhoro, ya progress mwari mufite n'umuvuduko mwariho ugahagarara, bakaroba se babaho umurongo w'ibyo mukora. Niyo mpamvu twe tuvuga ngo iyi saha igeze abantu bakanguke, izi ntambara ziri ku isi nibi byose bihari ntago bishobora kuzagira igihe bizanye amahoro ku isi. Kuba nka ngubu kuba MONUSCO igiye gufatanya na SADC na FARDC, abantu basanzwe bavugwaho gukorana na FDLR, bisobanuye iki no ku ruhande rw'u Rwanda? Abantu bagiye gufatanya na FDLR, urumva FARDC ishinjwa gufatanya na FDLR, none niyo MONUSCO igiye kuza gufasha. Ni ukuvuga ngo FDLR ntabwo ari ikibazo mu rwego mpuzamahanga, ni ikibazo cy'abanyarwanda gusa. Actually FDLR ntabwo ari igisirikare kimaze imyaka 30 kiriho ku bwacyo, ni kimwe na ziriya za ISIS n'ibindi byose terrorist groups ziri ku isi. Ibyo byose bifashwa kugira ngo bikomeze muri ya gahunda yo gukomeza kuzana gusenya amahoro ku isi. Kuki iyo ifashwa FDLR kandi ibangamiye umutekano w'u Rwanda irafashwa kugira ngo bigende bite? Ariko sibyo tuvuga ntabwo mubyumva. Nose genocide ninde wayizanye? Abafashe FDLR no bazanye na genocide. Genocide ntabwo ari akantu gato yakateguriwe hano mu Rwanda ko abantu babitekereza. Nonse ni gahunda yatangiye ahubwo mu cyamagana 850 yuko agomba kubozaje. Icyo gitekerezo nibwo cyatangiye kuza mu rwego kugira ngo igihe nk'iki cy'isi zasenyuke mwebwe kugira ngo umuhore muri ibyo bintu, kandi babandi babikora ntubabona, niyo batekereje ntabwo batunga urutoki. Ubu sirafashwa ngo yongere ikore genocide, irafashwa ngo yongere igirite FDLR. My friend, kandi bafite gahunda yo kwica abantu miliyari 3 mu myaka mikeya iri imbere, bitarenze umwaka wa 2050. None se bazakoresha iki? Hari urwego rwo kwica abantu. None se muri Kongo ntibica abantu? Genocide is continuing. Abatishoda genocide baricwa na macinya, abandi baricwa n'uburyahabi, abandi baranyagirwa n'imvura, abandi bagore barakuramo inda.
iyo ni genocide, they are killing our people. Ikindi cya kabiri, abasigaye nabo basigara ari ibihungetwe, ari abantu bamaze guta umuco n'umurongo, mbese ugasanga ntibagifite igaruriro. Ni abantu usanga imiterere yabo ugasanga ntabwo ari byiza. Abantu bamwe usanga no gusara barasara, buriya nuko batariho. Abantu bari bari mu nkambi kumara imyaka myinshi, ushobora kuramo n'ibisazi ugasanga abantu barwaye indwara zinyuranye zidakira, abandi bakazakuramo indwara zimize itazakira atoro. None pastor, kuba rero iyo MONUSCO igiye gufatanya na FDLR, u Rwanda biraza kugenda bite? Erega u Rwanda ntabwo ko birantambara, ntabwo wenda abantu barukeka yuko ruba rurimo ariko nturuyibamo. Bariya nibo bayikora, nibo bayirimo rwose. Gifite impamvu mpagararaho. Ntabwo u Rwanda rwa financing iriya ntambara, for your information. Ni intwaro zihari ntabwo wazigura. Budget siri he ya financing iriya ntambara. Abantu bajye bashyira mu gaciro, ntabwo ari byo. Gusa biriya naba hari n'ukundi kuntu menyera ntazi, ariko njye nibwira yuko biriya bintu biraturenze, biri kuri rwo rukomeye. Gusa u Rwanda kubera FDLR rwo rwakomeza kuvuga tuti niduterwa tuzirwanaho. Ariko bari iki cyo kintu guhora buri gihe ufite ikintu uvuga uti n'umwanzi ari hari ararekereje, kandi nta program afite yindi keretse kwica no kumena amaraso, urumva bituma abantu batagira umutekano. Noneho bigatuma icyo bashaka urakiza ikindi, buriya nubwo badukorera ntabwo bashaka ishoramari nk'uko twe tubitekereza. Abantu babo kuza gushora imari mu Rwanda baravuga ati ku Rwanda don't invest there. Hari ahantu hari ibibazo ibi n'ibi, hari teroriste bashobora kuhagaba igitero ne time, ugasanga nayo mwe byo mushaka gukora ugasanga bagize bate barabidindiza. Ariko u Rwanda nk'igihugu rwatekereza gusa kurinda imipaka no gukora intelligence network mu baturage kugira ngo abanzi badashobora kuba baza bakijeramo nabo bakora nk'ibintu by'iterabwoba mu gihugu. Ariko kuvuga ngo bazavuga biriya bintu birangire bya Kongo bariya FDLR have, ibyo biragoye cyane, bigoye cyane. Kuko bariya nibo bayishyigikira. Ese ntuzi amategeko mpuzamahanga yuko asaba yuko ibihugu byose bigomba aba impunzi zavuye mu gihugu, niyo mategeko yemewe mpuzamahanga, ntabwo sinzi n'abarigeze ahindurwa, bigomba kuturwa kure y'umupaka, cyane cyane no bariya bari armed bafite intwaro bakazamburwa nazo, bakazamburwa n'uso bahita intwaro bakabara n'intwaro zabo hari, barangiza bakavuga bati abo bantu ni abasaza bari armed, why don't you do something? Ikibazo ntabwo ari age yabo, ikibazo ni uvuga ngo bafite intwaro. Ugasanga baragira bati n'ugasanga na leta ya Kongo irababuranira n'abasi baburanira irashaka kuvuga iki, ikintu gikomeye cyane. None se pastor, ubundi aka kajagari urabona kenda kuhagarara cyangwa ahubwo kenda gukomeza? Akajagari kari mu isi kagomba gukomeza, kuko ibi byose tureba nahoze nkubwira by'intambara, by'inzara n'ibindi bintu biza no kwangirika kw'abantu, socially abantu cyo bita social disintegration, cyangwa cyo bita social and moral degeneration, abantu kugenda bangirika imyitwarire, mu mivugire, ibyo nabyo barimo barabikora. Ubukungu kugenda bugwa, ibihugu byinshi ubu bifite ibibazo by'amadeni bagenda bizamuka, ibihugu byinshi ubu birijira mu myigaragambyo rudaca, urumva ibihugu bagira bate bagatera leta bakayikuraho bakajugunya hariya umuntu akiruka, babandi bakajya aho ugasanga ngo bafashe leta kandi badafite igisubizo bari bushyireho, ugasanga na leta ubwayo ihari itangiye kuba vulnerable, ntifite umurongo, ejo uko bakoze n'ejo bazayikora kuri, kandi uburyo bakoresha n'uburyo butajyanye n'icyo constitution yigisha cyangwa ivuga. Ikibazo kibabaje, usanga rero ibyo nibyo nkubwira ntibishobora kuba byarangira vuba. Ibintu by'ubwicanyi biriya nka biriya by'uriya mwana bishaba abana mu Bwongereza, biriya babyita ngo ni lone wolf killers. Ibyo nabyo barabishyigikiye bano bantu babiri inyuma, umuntu ugasanga afashe imburagiye abantu mu kabyiniro arashararitse, nta mpamvu afite ntacyo, nibo babyinjiniyaringa. Ejo umuntu yari ambwiye yuko tariki enye z'ukwezi kwa karindwi kuno gushize, uwo munsi baserebura ubwigenge bwa Amerika mu mujyi witwa Chicago, hishwe abantu 109 mu ijoro rimwe, kandi ibyo ntibabivuga. Bishwe n'abantu bafite intwaro nyine, umuntu akagera karasa abantu gusa akagira, ariko itangazamakuru ryabo
ugasanga ntiribivuze ngo bitware yuko ari ikintu kibabaje, ariko bahengera hano bakumva akantu muri Kampala cyangwa muri Kigali cyangwa ahandi cyangwa muri Nairobi bikaba byagiye ku headline BBC kabivuga. Pastor, none ubwo abantu n'uguhebera urwaje cyangwa abantu n'uguhebera actually nicyo bashaka kuvuga, icyo bita iriya ngingo ya 11 iravuga yuko abantu bose bazaba mu kintu cyo bita apathy, mbese ni uguhebera urwaje. None mu guhebera urwaje bikazoroha abantu kubashyira mu murongo bashaka. Urumva icyo ushaka kubwira? Umurongo bashaka wa politike mu bukungu bakabashyira ku gahunda yo bashaka. Muri ya porogaramu yitwa New World Order bakabashyira ahantu hamwe, bakabashora nk'abashorera amatungo. Naho ubundi uvuga ngo bazabihindura habeho ibyiza. Ibyo bintu sinzi impamvu abantu babyisisitaho cyane, kuko abantu bakunda kwemera ikinyoma. Ibi nyibera ku isi byakabaye bibagira bite bibigisha. So rero nicyo navuga, Imana ibahe umugisha cyane. Skyline Consultancy and Engineering Limited ni kampani y'ubwubatsi izobereye mu gukora ibishushanyo by'inzu by'ubwoko butandukanye. Turi abahanga mu byo dukora, sugupapira. Tugufasha gukora inyigo y'umushinga w'ubwubatsi, tukanagufasha kubaka. Ukeneye inzu cyangwa ibibanza bigurishwa, ntuzuyaze kuduhamagara. Niba ufite inzu yatewe na humidite cyangwa inyubako igeretse, wameneye dare hejuru ariko ikabiva, hehe no kubyihererana, tugane tugufashe. Turwanya humidite mu nyubako yawe, tukanakora waterproofing hejuru kuri dare cyangwa muri piscine. Sibyo gusa, dukorana interior design mu nyubako yawe, tukayiryoshya ku buryo bukunyuze. Niba kandi ukeneye gukata ibibanza mu butaka bwawe cyangwa gukoresha fiche cadastral, tugane tubigufashemo. Wizuyaza, dusangaho dukorera mu mujyi wa Kigali ahahoze Kore Belge muri Norsken ku muhanda KN1. Wanaduhamagara kandi kuri 07 88 44 70 22. Skyline Consultants Engineering Limited, kubaka ibiramba niyo ntego yacu.